nubwo bazifunguye ntibiranzamo abantu baranyeganyeze we abantu baranyeganyeze we uraca ku muntu ukabona ntimuziranye kandi mwarasangiraga igaburo umva n'abatumweho araryamye ifunguro za insengero zarafunguye aranyumva umva kunyeganyega abantu baranyeganyeze mana yanjye ahura n'umuntu ati jewe rwose nta numva bitakindimo byankamutsemo abantu baranyeganyeza akiri umusore akiri seribateri ntigeze anywa itabi ariko mu myaka 50 yarariye igaburo ryera akubise isigara dore kunyeganyega abantu baranyeganyeza umuntu avuga ati genda anywa icyesi sigenzi nywa sina nazihage dore kunyeganyega ariko noneho mana nyagasani mbega kunyeganyega ufite titire mu nzu y'Imana kunyeganyega warakoreye Imana kunywa inzoga waramuriye inyweye amaraso ya Yesu furufu rwanabi waravuze ngo nimuze ngo nimba mwarasogongeye mukumva uburyo Yesu agira neza ni mumwegere. Tubahaye ikaze bakunzi ba Mama Lionel twifuje kubaramutsa nitwa Theogene ndi kumwe na Mama Lionel nkuko mumubona. Mama Lionel muraho neza mumeze neza turashimira Imana. Yes turi kumwe n'umushumba nta mabazi nawe twongeye kumuha ikaze. murakoze cyane. Tubahaye ikaze rero uyu munsi tugiye kuganira dufashijwe na Mama Lionel nyine urumva abamaze igihe afite yerekwa arimo ubwo turarishyigikira. Imana ishimwe. Turarishyigikira ariko mbere yo kuza kuganira reka dusabe Mama Lionel ndatangira dusengera. Mwami Yesu Haleluya. Turagushimiye cyane akanwa kacu kuzuye amashimwe afatika yuko turi amahoro. Tugushimiye ko twicaje imbere y'aba bantu kugira ngo tuvuge ibyawe. Turasabye ngo ukurikirane iri jambo ku muntu wese ugiye kuryumva abone inyungu kandi muri uku kwezi akurikiyemo iri jambo yaguke cyane. Urakoze turagushimiye ko ugiye kudufasha muri byose tubisenze dushima mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera amen. Amen. Tubahaye ikaze tunaganira ku ijambo. Mama Lionel wadufasha tubwira aho tugiye gusoma kugira ngo dutangire tuganira. Tugiye gusoma rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 23. Yego 10:23 asome. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega kuko wasezeranyije ari uwo kwizerwa. Yes iryo jambo ubwo niryo tugiye kuganiriramo. Urumva ko Mama Lionel ari mu mwuka wo kutanyeganyega. Yes ibinyeganyeza abantu urabona biriho bimeze bite muri kino gihe? Muri iki gihe haba no mu cyashize haba no mu kizaza bivuze ko ibinyeganyeza bitagira itariki biziraho bihoraho birahari biza bitandukanye. Kandi binyeganyeza umuntu w'Imana. Ijambo rero riravuze ngo nuko rero mukomere nibiza bisange mukomeye nta kunyeganyega. Ibinyeganyeza byo ni byinshi. Hari igihe muba muturanye cyangwa mubana cyangwa biza bitunguranye bituruka mu bantu utakekaga. Ibinyeganyeza biraza bititaye ku ndeshyo ku mashuri ku mafaranga. Ibinyeganyeza biraza ngo binagusanga no mu rugo rw'amakaro neza bikanasanga ufite n'amayero cyangwa amadolari ntibiyatinya ariko bikaza bikakunyeganyeza. Bishobora no gusanga uvuye kuri banki guhembwa ariko bikaza bikakunyeganyeza. Ibinyeganyeza biza kandi mu bwoko butari bumwe biratandukanye. Ushobora kuba ufite amafaranga ntunyeganyezwe n'ubukene. Ushobora kuba utwite ntunyeganyezwe n'ubugumba. Ushobora kuba warize ntunyeganyezwe n'ubuswa. Mu yandi magambo hose hashobora kunyeganyeza. Ariko ijambo ravuze ngo nuko rero bakundwa mukomere. Cyo ni kimwe cya kabiri mutanyeganyega kandi ngo dukomerere mu mwami. Ngo kuko wasezeranije n'uwo kwizerwa uwakubwiye ngo komera. Uwakubwiye ngo uzahagera winyeganyega uzahagera. Imana ishimwe cyane. Amen.
turi kumwe n'umushumba Ntambabazi nawe ijambo ryavuze ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega. Hari igihe ibinyeganyeza amarioneri arimo bivuga, hari igihe byagusanga uvuye guhembwa mugani bikakunyeganyeza ibyiringiro bikabura. Icyambere nshaka kuvuga ni ijambo ibyiringiro. Ibi byiringiro birikomeza gusaba kwatura nubwo ibinyeganyeza byabiriho, ngo ntitunyeganyege, ngo kuko wasezeranije ari kwizera. Ibyo byiringiro ni ibyiringiro nyabaki, kuko harimo abantu tuba dufite ibyiringiro bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo abantu biringiye, ariko ibyiringiro by'ukuri ni ibi. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza marioneri yazanye yerekwa rikomeye. Ubundi ijambo kunyeganyega ntago bisa nko guhirikwa, ahubwo ni ukusa nk'unyeganye ahantu hamwe ukora muvuma kandi ukiri hahandi. Ijambo ro kunyeganyega cy'Abagande bita ngo ni kunyenya. Nyenya ni marche ni no kugenda uhagaze hamwe udatera intambwe marche place. No baro ngo iyo jambo kunyeganyega ubwaryo no kufite ikintu kiguhungabanisha. Aho yavuze ngo umukunzi wameze nk'igati k'Lebanone, kuko ibiti by'Lebanone umuyaga warahuhaga bikamanuka kikahaguma, ariko wagaruka none ko haza undi muyaga ukegura ugahita uhagarara gutyo. Baro ngo kunyeganyega cyangwa se kuba ukuntu huzagurika. Aya magambo avuze mukozi w'Imana ni meza, ndetse no mu bikora into tusangamo aya magambo arabivuga n'ubundi, aho bavuga ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora umurimo w'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa. Ahandi hakavuga no mu Bakorinto naho mu Bakorisayi ngo niba muguma muri byo, niba muguma byo mwizeye mubatswe neza ku rufatiro mutanyeganyega kandi mutimurwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa bwiza. Nicyo ashaka gusubiza. Ibyiringiro tuvuga ubundi burya ibyiringiro no kwizera ni bitandukanye. Burya kwizera ni ikintu utazi kuzabona kidahari udatekereza. Ibyiringiro ni ikintu ufitiye amakuru kubasha kukibona. Noneho ibi byiringiro ku muntu atanyeganyega ni iki? Nuvuga ngo ibyiringiro dufite ni bishingiye muri Kristo, kuko wasezeranije ari kwizera. No kwizera ubundi by'ukuri. Nenda marioneri we n'umukiranutse kundusha. Ariko jewe harabona sezeranije usinaye bakorera birananira pe, kuko ndi umuntu ugi. Hari igihe byageze nawe ntako wimereye, cyangwa se nkabara n'uburyo nanjye hari abayimbwiye nabo biranga cyane cyane nko mu bukwe bakoze ubukwe murabizi. Hari ukubwira ati nzagutwerera uwo ntumubona mu bukwe. Rero kuvuga ngo uwo twiringiye we, haleluya, wafite ubushobozi, icyo avuze aragikora, nta obstacles murimo. So kwatura ibyiringiro byacu ni ukwatura uwavuganye nawe ati Imana irashoboye, si nk'abantu bananirwa kandi abantu tubumve rwose. Umuntu yakwemerera ikintu ntakigukorera, umuntu yakwemerera amafaranga ntayaguhe, umuntu kubera ukanyeganyega. Naje kugira ubwoba buriya, uzi ko n'amafaranga udafite mu mufuko utayizera cyane. Uzi kujya muri banki ugasanga ibyuma byapfuye cyane, kandi babwira ko umuntu utingiye kuyazana. Cyangwa ugasanga ngo basinye nabi ku gasheke, gusubira ngo ryanditse. Hari utuntu tubaho mu buzima bw'abantu, ariko ijambo ry'Imana tugira ngo nuko mutanyeganyezwa kuko muzi neza ko iyababwiye ariyo kwiringirwa. Nuvuga ngo ibyiringiro byacu byubatswe kuri Kristo. Noneho abari kunyeganyega n'abadahagaze kuri Kristo bakagira ngo baribwiwe na Suzana na Tereza na Yohani, baribwiwe nibyo twabwiwe n'umwami Imana. Bivuga ngo nzagendana namwe, nzabana namwe, sinzagusiga, sinzaguhana, sinzagutererana, nkuri imbere. Hari amagambo y'ibitsikamutima dufite. Noneho ngo mutanyeganyezwa, kuko ibinyeganyezo byo birahari cyane, biragwiriye. Umugore mubana yakunyeganyeza cyane, umugabo yakunyeganyeza, shobuja yakunyeganyeza, igihe cyakunyeganya. Ibitunyeganyeza byo wa mugani mwasobanuraga byagusanga no mashuka imbere waryamye. Uwigeze kutubwira uti no mu modoka nziza, Yesu mwijipe yayindi ifite irangi ry'amata ry'umweru, ibikunyeganyeza bigira gute? Uziko nakantu ngiye kugura koroshye. Uziko no mu jardin yandi bakora muri jardin mu rugo mu ngo z'abakire, uziko yakunyeganyeza kandi uri mwijipe. Kubera iki? Wamuhawe n'ukomeye no mwiruka ibinyeganyeza.
ibinyeganyeza gusaba ku nkoko wajya kuyirya ukumvira kunaniye cyane ibinyeganyeza ntibireba uhagaze nawe ariko biratubwiye ngo noneho twe dushikamye naho Pawulo yabwiye abantu ngo mwubake ku rufatiro ngo nashyize urufatiro umwakishaho umuhanga abandi bose bagira gute bakubaka bavuga ngo niwe beryanzwe nawe siriko rukomeza imfuruka bavuga ngo abafite ubundi reka nkoresha akantu gasa nkaho yenda sinzi ko muza ko barakumva ni ukuvuga ngo ubundi ibyiringiro no gukomera bikomoka ku waguhaye isezerano ni nako kuri kugwiza imbaraga no kugira imbaraga cyane cyane iyo ufite ubushobozi aguhaye ibyiringiro kandi ukabuzi ko adahindagurika kandi ukabuzi ko afite ububasha bwo kubitegeka atari wowe uvuga ngo yisubireho umunsi umwe twashyira umuntu ibyo kurya tumubwiye ati ngaho shima wabiguhaye ati ndashimira nyakubahwa perezida Kagame wanyibutse abazi ko ibintu byiza byose byo mu gihugu urumva nk'urugero nuko yavuze kandi babimuhaye nabo hanze ati mbere na mbere ndashimira nyakubahwa perezida wantekereje akanzanira ibiryo urumva we yumvise ko niwe wenyine ufite ubwo bushobozi bwabikora ariko natwe kuba twabikoze nuko ari n'ubwa burenganzira ngo mufashe abavandimwe urumva ibyiri lokosime amina ibyiringiro amasezerano akenshi agira agaciro bitewe n'uwayasezeranye niko kuri tekereza ko Imana yavuze ngo umva ntawe ari kuzasigara ayobora muri kino gihugu cya Isiraheli nakamaze abana nkabirukana bose nkabambura ingoma kubw'ibyaha bya Salomo ariko sinzabeshya Dawidi kandi yarari ku bwa Dawidi ndamusigira imiryango ingahe ibiri urumva imbaraga y'isezerano imbaraga z'igisubizo imbaraga z'ibyiringiro bikomoka ku waguhaye isezerano n'ubushobozi afite urakoze mwana tutanyeganyega nta mpamvu yo gukerera nta mpamvu nako byabyumva mama rero tuvuye mu bihe bikomeye cyangwa turacyana birimo bya corona imitima y'abantu benshi ibaranyeganyeze bamwe baratereye Imana icyizere kuko ibyo ngiye kuvuga ngo kuko ibyo yababwiye batabibonye ariko se niba yavuze niyo yavuze ntabayibeshyerayo barahari nabo hari abatinze gusubizwa yaravuze hari n'abatinze gusubizwa itaravuze abo bose bakanyeganyega abo bose bakazana akavuyo bakanyeganyega kandi iri jambo riraryoshye cyane riraryoshye kandi riri ku mpande ebyiri rirabwira umuntu wumvise ijwi cyangwa wavuganye n'Imana gukomera ariko n'umuntu utarumvise ijwi n'umuntu utaravuganye n'Imana nawe agomba gukomera kubwira ijambo ngo nuko mukomere mutanyeganyezwa ntabwo bivuze ko ugomba gukomera kubera ko wumvise Imana ivuga hari abantu bakomeye nka Gideyoni yagiye kurwana n'Abamidiyani yumvise ijwi aragenda arakomera kubera ijwi yumvise ariko ntibikwiye ko dusoma muri Bibiliya abantu bakomeye kandi nta jwi bumvise urugero nk'uno mudamu Rusi yarapfakaye biba ngombwa ko ava iwabo akurikira nyirabukwe kandi nta kintu amukurikiyeho nta jwi yigeze yumva ntaho Bibiliya bigaragaza nimubura ngo mwana wanjye kurikira nyoko bukwe nimugire i Betelehemu nzakugirira neza nzakohereza kwa Bowaze nzakwigisha guhumba nta jwi yumvise ariko akomera atanyeganyega aravuga ati yewe winyingingira kugusiga ngo nsubireyo ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye uyu muntu yakomeye ibyiringiro muri we kwizera ntiyanyeganyega kandi nta jwi yumvise nyamara arakomeza arakomera kandi nta muhanuzi yahuye nawe ubundi harimo n'ikibazo kuki ushaka gukomera ari uko wumvise umuhanuzi cyangwa wumvise ijwi ry'Imana kandi tubona muri Bibiliya abantu bakomeye ntibanyeganyege ibyo bigatera Imana kubashyigikira ubundi gukomera nta jwi wumvise ni ukuvuga ngo n'Imana ishobora gukora itakubwiye igakorera muri nzibyo nibwirage nzabagirira ni ibintu byiza nta bintu bibi birimo nzi ibintu nibwira narindiriye kukubwira ngo komera hari ibyo nibwira ahubwo komera mbere y'uko mvugana nawe Haleluya ahubwo nyizera mbere y'uko mvugana nawe
ibikunyeganyeza biraje bisanze. Hari igihe ugera mu kigeragezo nka buriya Yobu yahuye n'ikibazo, imbitsi ziraza mu munsi umwe, n'umunsi ni munini, mu minota mike ahura n'ibibazo kandi asenga ntiyigeze abwirwa ngo ugiye kubura abana, ugiye kubura urubyaro, ugiye kubura. Noneho ndebera Yobu wahise akomera, ntiyanyeganyega kandi ntajwi yumvise. Donc ubundi mu nshingano z'umukristo cyangwa n'umuntu utari umukristo, gahunda ni ugukomera. Gahunda ni ugukomera, ntanyeganyege. Uri we wese komera, ntunyeganyege. Nubwo ibinyeganyeza bihari, nubwo bihari, ariko byo biba bihari, birahari. Tekereza Basaduraka na Meshake na Abedenego, babwira ati ngiri ritano yegora riraka, murirebe dore riracana, ariko Imana ikavuga ngo ntimunyeganyege, ryenyegejwe karindwi, ariko nta niyavuganye nabo, nta nijwi bumvise ribabwira ngo muzajya mu itanura. ahubwo baravuga ati turizeye yuko yadukiza. Naho oya naho itanadukiza, naho itadukiza twe ntitwayihemukira, ntitunyeganyega. Donc turabibona ko abantu bagiye muri iri tanura bagapfa, turabibona ko nta n'umuntu wamara umunota atarapfa, ariko turabizi ko ibasha kudukiza. Ariko nahitana data we naho yabyihorera, twe turapfa tutanyeganyeza. Mbega turapfa kigabo, kandi yarabingingaga ati nimunyeganyege gake. Yego amen. Umwami yarababwira ati mwe nimunyeganyege gake mu kinyabupfura. Yego, sindi bubateza abantu, murabizi ndabemera. Munyuzemo gake. Munyuzemo gake, munyeganyege. Ariko baterekareka nawe itadukiza tugapfa, ntituri bunyeganyege habe na gake. Hari ukuntu abantu tukiri aho ngo banyeganyega gake mu gisirimu, bakazaguma mu makorari ariko baranyeganyeze, bakaguma mu murimo bagakomeza kubwiriza, ariko bazakurikirana ugasanga abantu bigeze kunyeganyega. Ababo turababwira iki kugira ngo bagume ku muremyi wabo? Amariyone arakoze cyane, nawe urakoze, ndanezerewe. Waburiya rero mbere yuko tugera kuri abo bantu banyegangiye mu makorari, ubundi kunyeganyega kenshi babihuza n'ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo na Yohani 12:1, ntimuhagarike imitima. Haleluya. Mwizere Imana nanjye munyizere. Haleluya. Ubundi iri jambo ntimunyeganyege nuko ibinyeganyeza bihari. Turaturanye, ahubwo bimwe binatubitse, tubana nabyo. Hari n'ibitse mu muntu, hari n'ibyo twavukanye bikiri muri twege bigenda muri twe. Birahari rwose. Uko umuntu agendana abana azabyara muri we niko nibazanye nabyo. Kubura kunyeganyezwa nuko bihari, uhagarika imitima nuko ibyo bintu bihari. Rero ikintu nabonye gikomeye cyane kiduhagarika umutima muri rimwe na rimwe, akenshi ni ukutamenya imbaraga z'uwasezeranye, icyo yavuze naho yakivugiye. Haleluya. Uwitwa Kare, ubwo nshaka gusubiza abantu banyegangiye muri korari, tubabwire ngo bicike intege. Uwitwa Kare mu myaka 85 abona umusaza barwanye yakuze, dore ko warya wamaze gusubizwa, ivuga ko n'abandi bose bashubijwe. Nigeze kwicarana hafi y'umwana w'umukene n'uw'umukire, aravuga ati nzarira sinariye, ngo nibase yopfa kurya umuceri wonyine gusa, ariko nawe ngo giye shonje n'inyama. Urumva abana bazi ko amagi ni ibiryo byanyuma, ibyanyuma araturikararira, kuko we nta n'ikijumba kiri mu rugo. Hari abantu bagera ku bisubizo bakajya n'abandi barahageze. Rero Karebu wagumaho mu myaka 40, mugenzi we aragenda aricara ibwami aribagirwa, yibagwa ko na Karebu baziranye, ngo aramusanga bw'amahirwe arahagera, amugeze imbere ati nibyibura koko nubwo utanyibuka wibagiwe n'iki Imana yamvuze, yenda wegeye nyibagirwa, ariko hari iki Imana yamvuze. Niba umva ko utakizi twari kumwe Kadesh, iyi Baruneya turi kumwe, naho utabyumva umukozi w'Imana atubwira ibi nibi kazaduha igihugu, ibyo wabyibagirwa koko.
undi aramureba ati ariko ko nduzi ushaje hose hakaba izo harafashwe mvi zawe ko ba rubana baritsi batuyemo yego hari ahantu koko urabishobora wa musaza umusaza aramubwira ati twumvikane mfite 80 irenga ariko ko nateranga tabara Alleluia. n'uyu munsi niko nkimeze ntabwo ari imbaraga zo kurwana Yego. ni imbaraga z'uwamusezeranije Alleluia. haleluya Alleluia. avuga ati igihe wansezeranije Alleluia. ntasaza nkanjye ijambo yavuze ntirihinduka niyo mpamvu ngomba kuhajya nibyo ngafata Heburoni kuko umwami Dawidi kera azahatura Heburoni haruse umva we ikiriho iyo dusomera ngo ndasaza mu myaka 45 ntiyajya ku rugamba rwose ariko yashatse kuvuga yasezeranye imbaraga ifite Alleluia. noneho nanga abantu bari bamakwa ari mwaranyeganyeze abandi dufite abantu banyeganyeze byo abantu baranyeganyeze hahandi no gusenga abantu basa nk'abana bihagaritse kavuga ati iby'abarokore byaranamye yego nta nabivamo ngo agende Nicyo aguma kibazo. muri korali aguma mu rusengero agapasitoringa agakora ibintu byose ariko yajya kuryama ngo mwami wambonye ngo amena akagira ikihebe bamuzanira ibyo kurya ngo beho umugisha Yasabye- amen sabye. ngo akaba arasenze ariko kumbi ni imbaraga nke ati kanyarira navuyeyo kinzanye navuyeyo magabanya ifiriti nagiyeyo mu kavumbi nagiyeyo ribora nagiye nakubwira ubutabe 40 hari n'ubundi bwadutse nenda kuvuga ababurwanya batabumenya burahari bagiye sindagiye bagiyewe ariko urumva aracogoye ni na wa muntu ugenda mwagira mu butati mbuze icyo mbwira Imana kandi burya umuntu udukurikiye marionette ujya gupfukama akabura icyo abwira Imana uwo muntu afite uburwayi bukomeye muri we rero bagacoga ariko umusaza aravuga ngo wa mugabe nubwo wanyibagirwa wibagiwe n'iki Imana yavuze yegora n'iki Imana yavuze kibagiwe ntabwo uzi n'uwakivuze ko ari Mose Yegora. akoresha n'Imana niba ukibagiwe ni Kadeshi Baro niyo wahananirwa nibwo ubihebeye byo wibe n'iki Imana yamvuze ko izama Heburoni ati nyine izahaguha atari ko nshingiye uko nkubona urashaje ndati hoya uko yabimbwiye meze n'uyu munsi nikomeza rero ntabwo ari imbaraga z'umubiri ahubwo ni imbaraga ziyavuze Nibyo. ni imbaraga ziyasezeranye Nibyo. ni imbaraga ze ngo nzagumana nawe Nibyo. niba ngo dukomeze bano bavandimwe banyeganyejwe mu makorari mu murimo oya bizera yavuze ariko Lionel yavuze kare ngo abantu bashobora kuba bayibeshyira bakimubaje ikibazo ubundi si ngombwa ko Imana ikora buri ibyo yatubwiye Suko. inakora n'igito yatubwiye ikanakora ibyo twayisabye ariko iyo twubatse se ku byo yatubwiye ubundi ibyiza bitatu wagombye kubaka ubundi Imana ikora ku byo yakubwiye ni ukugira ngo ikwizeze kudacogora mu kibazo urimo ariko hakagiye gukorera surprise nkuko yavuze muri Yeremiya 29:11 ati nzi ibyo nibwira nzabageza ibi ni byiza hakaba n'ibyo ikora kubw'ibyifuzo byacu twazanye hakabaho n'ibyo ikora kuko yaturemye cyane ko umwana wawe nta kwaka ikintu cyose umwana wese avuga ngo nzanira pampers ndayikeneye oya uribwiriza none se nyine umwana wese ngira ngo avuga ngo mpa amata urindiriye ko umwana arira wahura n'ikibazo ubona yataye ibiro ukamenya ibisabwa kugira vuga ngo nabwo rotesayime ubona atakishimye ukamenya ko akeneye Imana ikora mu buryo bwinshi icyambere ibikora nk'inshingano ifite ku bantu yaremye niyo mpamvu umuntu ishobora kubikora itabikubwiye ishobora kubikora itabicishije mu buhanuzi kandi ikabikorera n'ugenda mu nzira n'utajya no mu rusengero kuko ibikora nk'inshingano ibyo duhabwa nk'abarokore ni privilege ko twegera Imana hafi yayo urimo urabyumva aho ngaho ikagira ibyo ikora nk'inshingano nk'umubyeyi igakora ibyo yibwira igakora ibyo tuyisabye ikanakora n'ibyo igakora nuko hari n'umuntu anagusabira ubundi buryo umugore mushumwe mu kazi nta mwana yasabye ahubwo umuntu w'Imana yaramusabye umuntu yanagusabira agakunda buriya rero abantu bubaka ku byo babwiwe n'Umwami Imana ibyo niyo bibuze ubaka ku ijambo ry'iki ry'Imana niyo masezerano meza abatubuzi barahari abatekinisiye barahari ariko akenshi bahanura bashingiye ku marangamutima uko batubonye oha n'ikindi umuntu azaguhanura bisohore ongera umuha 10,000 agusanze muri nk'urugero niyongera ukamubwira ngo ngwino kugira ngo atagenda akozwe n'isoni azagupangira nyine ati ndabona imiyaga ivuyeho niyo asanze ubyibushye nk'uko aravuga ati ndabona Imana ikweho diabete nga undi ati Imana iguha imodoka ya kabiri ati guhariye abana ubwenge kuko nyine azi ko ufite abana biga yagera ati Imana iravuze ngo ikurinze urupfu kazi ko turutegereje ibyo abantu bakabijyamo ariko
icyerekana ko ufite ibyiringiro ni uko wumva ijwi ry'Imana rizanye amahoro muri wowe. Burya rishobora kutazana amahoro uwo mwanya, ariko uko ugenda ubyumva wumva ugenda utera intambwe ijwi ry'Imana. Rero bagenzi banjye baririmba, abakozi b'Imana, abapasiteri, abashuti zacu, abantu bamaze kunyega, baranyeganyega. Ariko uzi kunyeganyega nagusiha kuzanira inyama mu nzu y'inkodeshanyo utarayishyura, wakaranga iyo firiti uteye inyama, nyirinzu afite umujinya utamwishyura. Ibinyeganyeza nabwo bigusanze mu gikoni. Yenda si nawe ubwawe uzi ko byakunyeganyeza ukagira feva y'Imana, munahugurira imyenda myiza uri umugabo, ariko ntagurire umugore ati uriya mugabo ariyambika ntiyambika umugore we, kandi nawe ntiwigurira ni ya feva. Hari ibintu binyeganyeza abantu, ariko kuvuga ngo nuko dushikame yego tutanyeganyega. Amina. Ahubwo muri ibyo binyeganyeza rero turimo dusoza, hari akantu ukomojeho ati kizakubwira yuko ufite ibyiringiro ni amahoro bigiriramo. Amen. Bikomeje kunyeganyeza ariko ukaba ufite amahoro. Amen. Bakenyegeza itanura ariko amahoro kayaguma. Kagumana ibyiringiro cyane. Kumva yabikora itabikora cyane. Nuko menya nkiri mu makuba amahoro adashira. Nuko menya ko yankiza umuriro ntarawujyamo. Nukumenyera amahoro mu makuba. Ntabwo tumenya amahoro, ntabwo tumenya amahoro tuvuye mu makuba, ahubwo no mu ntambara. Aravuze ngo nzakomeza umutima no mu ntambara rwagati. Nzakomeza umutima no mu ntambara rwagati. Icyo bita kugwiriza imbaraga mu kibazo, ukamenya amahoro hari amakuba. Hari akantu navuze kwinshana cyane ndabwira, ariko ubundi ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Sivuga ngo ukundwe n'abantu bose, nuvuga ngo iki kintu cyo kutanyeganyega birahari, induru zirahari, ariko warangiza ukumva muri wowe wifite nk'amagambo. Icya kabiri uzamusanga nk'amagambo ahumuriza abandi, nubwo we nta bihumuriza afite bigaragara. Hari ijambo, hari ibintu uvuze ndaryoherwa. Imana iguhe umugisha. Uhise unyibutsa Yosuwa na Karebo. Uvuze uriya musaza wavuze ati za mbaraga twakoreshaga cya gihe, mbega za mbaraga twakoreshaga turi mu cyaro no mu mujyi, tutishinze ibiri mu mujyi, zikomeze zikore. Nibutse ba batasi 10 banyeganyeje, bamaze kunyeganyeza bajya kunyeganyeza n'abandi. Bati rero twebwe turahavuye, ntabwo twabatsinda n'uwagira gute. Cyakora tukihagera dusanze turi nk'inzige. Bahita banyeganyeza n'abandi benshi bati birumva bitotombera Imana na Mose. Yego ma rwose tutiriwe turuhanya, tutiriwe tureba ibyo yakoze mu minsi ishize, tutiriwe tureba ko cyagiye yatabaye abandi, tutiriwe tureba uburyo yambukije abantu. Rwose dusanze abanaki taye yonyine bataregura intwaro, dusanze turi nk'inzige. Ariko haboneka abagabo babiri, Yosuwa na Karebo, bo bagendana. Bari abagabo narabavumbuye, bo intsinzi yari muri bo. Batiriwe bareba imbaraga z'urugamba, barebaga intsinzi iri muri bo, ituye muri bo. Amina. Barebaga imbaraga z'uwabatumye. Amina. Estarasiyo yari iri muri bo, imbaraga z'uwabatumye kwiyumva. Ubundi ububyutse umuntu abana nabwo ntabwo buba aho agiye. Gutsinda biba mu muntu, ntibiba aho agiye kurwana. Kunesha biba muri wowe, ntibiba ku bantu ugiye kunesha, ntibiba kuri tero ugiye kurwaniraho. Turabigendana. Imana ishimwe cyane. Yosuwa na Karebo baravuga ati koko ibyo bavuze nibyo, ni barebare, ni banini, bateye ubwoba, bikokinze gato twashira. Ariko dukurikije uko twiyumva, amen, dukurikije yadukoresheje, dukurikije uko tuyizi, namwe mwakwigendera twe tuzabarya nk'abarya umutsima, kuko kubw'imbaraga dufite niba Imana itwishe, dukurikije ibyishimo Imana ifite muri twe, niba Imana itwishimira. Ahubwo ibinyeganyeza ariko Mariyene hano ugiye kwiga abantu uko banyeganyeze, kunyeganyega ikintu cyambabaje cyara batasi niwo ubazanye. Uzi ko bavuga mu magambo bikoreye imineke bakuyeyo, n'inzabibu bikoreye inzabibu,
bikoreye imineke bikoreye imbuto barangije bazivugiraho amagambo mabi nk'ariya bita kunyeganyega ubundi bazisoromye bari hehe bazambukije bari hehe umupaka bari hehe barinzwe nande kundi Yosuwa na Kalebu babambwiye yatumye tuzisoroma tukazikora bavugiraga hejuru y'imbuto tugira abantu banyeganyega hejuru y'ibisubizo tindaho kanyeganyega hejuru y'ibisubizo afite kontake y'izunguza ati Imana yampoye iki ukanyeganyega uri muri Amerika aho batabura ibiryo babiguhera ubuntu se ko banyeganyeje ukanyeganyega se ko banyeganyeje bafite imbuto bafite ibikwiriye bafite inzabibu bafite umwero w'igihugu barawutwaye witeka yarabateye bashora imizi barakura ntiyari umuntu umwe n'abantu benshi 12 bose barabyikoreye ariko babivugiraho amagambo banyeganyejwe n'ubunini gusa ubunini ko butabuje kuzisoroma si uko se ariko baranyeganyeze muri ino minsi abantu banywa inzoga n'itabi mu munota umwe abantu ugiye bumva ntabyumva basambanye mu gihe gitoya muri covid abantu bari mu nzu basuye mu bagore babandi yego burarirwa ngo nibyo ucuruje kuva yabaho amafaranga menshi muri kuguma mu rugo abantu baranyeganyeze ndugu yangu umuntu ati nishingiye ko namba umusaraba na pasiteri ndanyeganyeze abantu baranyeganyeze tubonye abagabo bati ngo bakajya gusenge taza umubare hagati abana bane bitutse abanyarwanda batukanye ngo agatabato bibasohoreyeho haranyeganyeze abonye Marie Chantal batagikwiranye ye baba abantu baranyeganyeze tubonye umuntu yagukira umugore utarutu wafite abantu baranyeganyeze tubonye abantu baryama bakiyorosa bati insengero nubwo bazifunguye ntibiranzamo abantu baranyeganyeze we uraca ku muntu ukabona ntimuziranye kandi mwarasangiraga igaburo umva n'abatumweho araryamye ifunguro insengero zarafunguye aranyumva umva kunyeganyega abantu baranyeganyeze Mana yanjye ahura n'umuntu ati jewe rwose nta numva bitakindimo byankamutsemo abantu baranyeganyeza akiri umusore akiri seribateri ntigeze anywa itabi ariko mu myaka 50 yarariye igaburo ryera akubise isigara dore kunyeganyega abantu baranyeganyeza aho umuntu avuga ati genda anywa icyesi sigaye nzinywa sina nazihage dore kunyeganyega ariko noneho Mana nyagasani mbega kunyeganyega ufite titire mu nzu y'Imana kunyeganyega warakoreye Imana kunywa inzoga waramuriye inyweye amaraso ya Yesu furufu rwanabi waravuze ngo nimuze ngo nimba mwarasogongeye mukumva uburyo Yesu agira neza ni mumwegere ukapfurwa rupfu kanyeganyega iryo jambo wararivuze kanyeganyega uzi ko hari wavuze ngo mwese abantu barusha n'abaremerewe kanyeganyega umaze imyaka myinshi kwisuvuga Imana abantu baranyeganyeze abantu barahemutse barahemukiranye baranyeganyega gusa watigiye no kujya musenye ntibikimfasha nigora kandi covid iramusize agize Imana arayirokotse guma mu rugo yarariye utayibonye leteramo yegora abantu bararya uranze uranyeganyeze none baranyeganyeze kuko bafunguye tubashe gutera banyeganyegiye hejuru y'imbuto shaka ijambo turivuga ijambo ko kunyeganyegere hejuru y'uburyo Imana igutabaye urya mu gitondo saa 6 na nijoro uri muri guma mu rugo unyeganyega ufite amatama ufunze ugikora byari byaragucanze unyeganyegere hejuru y'inzabibu koko yego bari basifite ngo banaryaga n'imineke ngo dore imbuto ngizi ngo n'amata twabuze ibyazi ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki ibintu byose niterebye bako barya umuneke bakawushyiraho amarira yego barangije bahamura abaturage batabonye dore ko wagezeyo n'uvuga ibirenze ubwenge ngo bavugaga barya na zambuto ngo n'ukuri ni kure bagatamira bakarira ngo n'ukuri ngo twabonye ngo ari banini bari gutonora inzabibu hari nk'ibisubizo ngo n'ukuri twabonye ngo batwica ngo n'ukuri akabarariye ngo n'ukuri twasanze turinze iki akabarariye kandi uri hejuru y'ibintu y'umweru nicyo kibazo hejuru y'urugo uneza neza uranyeganyeza koko reba ejo bundi uvuye mu cyaro utazi nimba bizemera wambara ikabutura ifite amabara nk'abiri kandi warayiguze yari ifite ibara rimwe koko unyeganyegere muri costume na karavate n'ishati n'inkweto na telefone ya touch koko unyeganyegere hejuru y'umweru unyeganyege ariko Imana yadukuye amazina ya Nyirakadori basugabo urabibuka Nyirakadori sugabo Nyiranuma Majyanjari ubuzina bupfuye bakwita izina bitewe nuko uteye umuntu namazina ajyanye n'amateka uyu munsi uri mama kana ka warabyaye urakuze uri mu modoka ariko unyeganyege koko
unyeganye gutwaye imodoka wambaye koboyi waguriye Matewusi wambaye isaha ko uryama kuri matera unyeganyege kandi utaranyeganyeze ukiryama ku rutara rw'iwanyu rwa teremuka dukaze unyeganyege uryamye kuri matera na ribuyo utaranyeganyeza kombi inkono agiye kunyeganyega afite ifiriti no biri muri firigo utaranyeganyeze uteka mu nkono ifite imbyiro wirirwa ucanye ibyatsi kugira ngo ibishyimbo bishye none westaye gaze uranyeganyeze mama unyeganyege mama baranyeganyeza ko banyeganyeze kugeza ubwo unyeganyeze ngo ntiwava mu nzu ngo ujya gusengera hanze ngo ugira amasinezite utarayarwaye urarana n'ihene n'ingurube z'iwanyu yarayarwaraga ntiyanamwishe icyo gihe ntiyanakwishe kandi ikibazo ntazi nawe wafata yumva ngo amasinezite aterwa n'imbeho ntazi niba afata mu mutwe mu maguru mu birenge n'impamvu zo kunyeganyega ngo runaka yaramvuze sinzasubira mu rusengero ngo baranyanga ngo mbona abantu nganya bagukunde sura amafaranga koko ubundi se baragukunda uri ideni ku ideni ari ryo bakunda koko unyeganyege ngo baramvuze ngo barandwanya ngo ninze ngo kubyara ngo abo twashakira rimwe ngo baratwite ibyo bikunyeganyeze uzi ko na Sara yabyashaje bikunyeganyeze koko unyeganyege unywa dushyiramo ibikombe ibiyiko utazi umubare baranayiretse ngo batarwara diyabete iraho ayiha abashyitsi we yinywera amazi kugira ngo atabyibuha arimo aragabanya umubyibuho kubera ibisubizo none yanyeganyeze nibyo bikunyeganyeje se tubimenye aba rero nicyo banyeganyigiye hejuru y'imbuto banyeganye igihe hejuru y'ibikorwa Imana yabarinze bagarutse barareba imizayo baranyega abantu uko banyeganyeze yego no kuri hano rambwiye ngo kingo urumva ngo no kubera ngo covid ngo sinshaka nabahamagara ariko no muri telefone sigahizamo yego ma uko nukugira gute nukunyeganyega ariko reka nkwereke nukuroba ko bamukomera baradukubita ahantu hamwe tuvuga ikintu kimwe kubona umuntu ngiye kuvuga amarero ngiye kuvuga ikintu baratubafasha arabyumva hari umuntu wajyaga agura simukadi telefone yego akamara iminsi 3 ntawe umuhamagaye yabuze umuntu ugira gute nigeze kuyo cyifuzo ngo naguze telefone ntawe umuhamagara akora ngiye barampamagara none mukozi w'Imana mugenzi wawe niwe shaka turasa ku mukozi w'Imana nabo baranyeganyeze wanyeganyejwe nawe n'amatelefone yabaje kunyeganyega atagira umuhamagara urakoze cyane none abo bamuhamagariye ntabwo tugomba kubasiga nta mwanya afite uba ari kurobanura telefone yitabazo hanze yabonye nimero ariyo mu Rwanda akayinjoje akajugunya kubera iki ubu nibwo anyeganyeze koko nge ndamuzi uwo muntu ariko ubu ntaba muri Kigali ndabwira ati naguze telefone nta kimariye singira unyandikira yashyiramo na WhatsApp akabura umwandikira none Imana igushyize ku isoko isi yose irakumenya Kigali barakumenya avukira ntawe uri ukwitayeho isura ye ntiyagombye kuza ugomba kuri Imana iragusiga iguhaye imbuto none kuko utunze telefone ubaye igitangazo uranyeganyeze nta gihe mfite cyo witaba umuntu aho nakomeye bakozi b'Imana mu nkurikiye bakozi b'Imana mu bagenzi bacu bakozi b'Imana ntago turabwiza ukuri namwe muranyeganyeze muri no minsi nimwitaba aho murobanura aho muvuga aho muca amafaranga kugira ngo muvuge muranyeganyeze kunyeganyega aho kugira ngo usengere umuntu ngo igitambo baranyeganyeze kubera iki wumve imbuto z'urukundo zo gukundwa zabaje Imana yatwambuye isura ya kavukire na kamere itwambura gakondo n'ibyango tuvukamo idusiga amavuta y'igikundiro urumva ni imbuto twakuye muri cya gihugu kitarembe cya gihugu kirihari none turangije turimo turarira ku mbuto tugira abantu ngo nta mwanya dufite ngo sinzi ibyo narindimo ni umurwayi se ngariho ngo ubundi ngo murabona ibi bintu byose nta kintu kibitera bicaye ku mbuto batangira guca intege abandi ni gute umuntu agushaka ntakubone abantu ahantu barazungujwe barazungujwe ariko nuko mukomere yego mukomere mutanyeganye niryo jambo twabazaniye ibikunyeganyeza birahari birengagiza ariko komera murakoze cyane Imana ibahe umugisha bakoze we kubiha umwanya hoya ahubwo nabireba bisuzugure byo byiha umwanya muyo babiboneremwe amahoro byo byiha umwanya
ibikunyeganyeza ntibikomanga, ntibisaba randevu, ntibitelefona, biraza. Yego. ariko bimusangana ibyiringiro. Ariko bigusangana iki? Ibyiringiro. Ubwire ngo wa mwanzi wanjye ntunyishimirire ningwa nzabyo. Kuko ngo hari umwami undi bugufi. Tugira ibyiringiro. Uzi mpamvu tugira ibyiringiro mu buzima tugiye gusoza. Nuko wowe ugize ibyiringiro. Ubundi buri muntu wese afite abantu abereye role model. Burya nta muntu afite abantu bamureberaho. Noneho iyo ukomeye ntunyeganyege bikomeza gukurikira. Ubundi ko yabwiye Petero atuva Petero Satani yabasabye kugira ngo abagosore. Ariko weho komera numara gukomera ukomeza abandi. Impamvu duhaga dushikamye nuko yadufasha n'abandi gushikama. Nimukomere. Mukomere. Murakoze cyane. Reka dushimire mwese bari bakurikiye iki kiganiro. Buri wese yakwiyumvamo ubwo wenda we ntitwakuvuzeho cyangwa se twavuze ku nshuti yawe. Hanyuma turimo dusoza rero turagira ngo dusoze n'ubundi mushumba dusengera, ariko ibinyeganyeza abantu byo biracyariho. Nubwo wowe waba wumva nyine byarakumazemo imbaraga, izo mbaraga ntizishire, ahubwo Imana yacu iracyahari. Nuhura n'ibikurwanya komera, nuhura n'abakwanga komera, nuhura n'ubukene komera, nutinda gushaka komera, nutinda kubyara komera. Ijambo riravuze ngo nuko mukomere, mutanyeganyega, banyeganyeze ukomere. Haleluya. Kandi watura ibyiringiro. Haleluya. Ayiwe ibikurura bigihari. Yego komera. Nubwo ibikurwanya bihari komera. Hari biba bikura bishaka ko tuva mu nzu y'Imana. Ubwo simvamo ngewe. Simvamo ugagarana n'umurembyi yavuze ngo ntabwo nzavaho Yesu ari. Yego. Nuhura na perezida akora akakuzonga cyangwa umuyobozi uvuga uti never, ntabwo nzavaho Yesu ari. Yembereye ubuhungiro. Haleluya. Nuhura n'umuntu ukurwanyiriza mu kazi uri gitifu uvuga uti naje numvise ijwi ndakomeye, intebe nyicayeho ku buryo wihagarara n'igihe uzayimaraho. Nuko komera, niko ijambo rivuze. Nurangiza gukomera ntunyeganyege. Imana ishimwe, ndafashijwe. Gukomera kandi no ku munsi w'amakuba, n'umunsi mubi, byose byirunze hamwe, byaza bigasanga urakomeye. Turapfuye ati wagera no mu muryango washatsemo batari ko nta nubwo tugukunda. Ubundi umugore umuvanye uresha utya, ufite ubuzuru bumeze gutya, ufite akarenge kangana gutya, umeze komera, wumve ko ari umugore w'icyuriho. Komera kakumana ibyiringiro utitaye ku kadiplome gatoya. Komerera abandi bari abafite ariko harimo n'abadamu nabo banyeganyeze. Igihe yabaga iwabo badafite n'aho bakanda ku rukuta. Yego ma kandi akabona umwanya wo gusenga. Oya bambaze mbana nabo. Bambaza aho ageze akamenya uburyo bafungura ji y'agashya kwa Nyirangarama, ayimenya ageze ino. Bambaza amenye urukweto ruhagaze n'ururambitse, aho amenye gutandukanya izina ry'igitenge, amenye kumva aho bagurira umwenda, amenye guhahira muri supermarket, aho atagishaka kurya umugati wo muri botike ngo ufite oderi mbi, azi alimentation irimo umugati mwiza. Mumbaza amenye bambaza aho bamenye kuvuga ngo karibu mushyitsi. Mumbaza aho babimenyeye bamaze kwicara ku ntebe y'ikintu cyitwa ubukirabuheri. Nkirabuheri umureba munahura uraho wamenye ati ndabona nakwibajya ntabwo nzi twariganya tumeze gutya nakwiye akiranje ntimunatindane ariko ubona bari mararira nyumvira nawe ari maranyeganye. Urumva ubuzima bwiza buramunyeganyeje. Kandi kera kijya kurepeta agenda n'amaguru yarazindukaga hageraga zibura 5 ariko ahaboneye imodoka. Yego isi cyo kibazo ahubwo se ari amezi biha na leta ko itayatanga. Na leta ntabwo itanga ikiruhuko cy'amezi angana kuriya ngo ndaje bari kuririra kubisubizo, bari kugaya barwaniriye ikabatabara bicaye mu biki
mu bisubizo byabo biranababaje. abatavuga ikinyarwanda kandi bakizi Ego da. kandi atarimutse mu Rwanda ngo harya mu kinyarwanda babyita ngo muzi uko mbisobanura mu kinyarwanda. avuga ikizi nebera se abagabo banyeganyeze. Ese ko n'abagabo banyeganyeze nubwo ari we wari kubavuga abagabo bundi ateka nyirarunonko iwabo avomesha akabindi yambara ikabutura imeze nk'ijipo ariko ubwo wambaraga ikabutura ari akazi ubundi bambaraga imipira ya ba nyina wicara nk'umukobwa wicara nk'umusista kandi uri umugariso ejo bundi Imana irakwimura ikuvana muri gisekuru cy'iwanyu irakuzana ugeze mu mujyi umenya aho washora urushundura bikemera Imana ikuzamuye gake yiguha ubwenge ujya kwiga ubona umuterankunga kohereza kwiga hanze ndebera amanutse umwana wo kwa runaka rero mu ndege ku kibuga cy'indege ageze mu rusengero gushimira Imana ati amen amen ndebere mwangato kunzabibu banyeganyeje amen yangato kunzabibu ndashima Imana so nabwiye Imana ko nimfasha so nkurira ndege nkajya kwigana gerino kamfasha kampakazi so nabwiye Imana ko nzayikubitira amasari 5 ishimwe na amasari 5 kibaze se hano ni mu kigo cya gisirikare no bitoreza unyeganyegeye hejuru y'inzabibu ubundi uravuga abagabo wavuze abagore kamvuga abagabo mvugira abagabo muraziranye abagabo bamaze kugera ku nzabibu bakabona ko abagore babo batagikwiranye izo ni abo bari kunzafi kandi nkubwiza ukuri hari abantu bubatse urugo ari abakene bashatse abagore barazamuka ko burya abadamu akenshi iyo ushatse usiye no gukora akenshi bazana n'umugisha mu rugo rwawe burya akenshi noneho yabona amafaranga akumva nyirarunaka bashakanye ntakiri kuri level baranyeganyega rero hanze hari abakobwa bambara ukuntu hari abakobwa bazi gukora ukuntu abagabo bakanyeganyega akumva ngo uwo mugore ntibakiri kuri level imwe akamwita umugore wo mu rugo akamusuzugura ko banyeganyeze akaboneka shushu shushu awisize hari oya uragira ngo mbisubiremo se urakavuze ahantu ndaseka ndatembaga hariho na shushu na zede baravuga ni bashu benshi na byaranshobeye baranyeganyeze cyane cyane ku cyaha cy'ubusambanyi baranyeganya kubera ko dukobwa ngenda bazi simba vuga mu izina ndabazi cyane ati igihe umugore wanjye ntakiri kuri level babyita ngo n'icyaje nko babyita mu kinyarwanda ntakiri kuri niba ari size niba ari type hafa ngo ntakiri type kandi amubyariye rubyogo amubyariye sugabo amubyariye teteri na nyirantuze amaze kubona ko atakiri kuri level ubundi se kuri standard ubundi nturengaho nturengaho reka ngo tume kuri abo bagabo ubundi kuki kanguhe mikrofone ubundi kuki adakoresha uko ashoboye ngo uwo mugore ajye ase n'abo ngabo ashaka kandi ko bishoboka hari n'abatabashyira kuri profile zabo ugasanga yashyizeho utundi tuntu n'uturabo nuvuga ngo icyo tuvuga abantu usubye gusambana gusa nizo baranyeganyeze hahandi bitwaje covid yego baranyeganyega buryo abagabo ikinyeganyeza abagabo twe nta myenda ibamo abagabo banyeganyezwa n'ibintu bitatu ubusambanyi nako ngo no gukunda sinzi gukundwa ari rwo barabibateje bakanyegwa n'amafaranga kanyegezwa n'icyubahiro rimurangurikira n'inzoga no kutita kuri bene wabo nibyo abagabo bundi bagira iby'imyenda ntubibabwire ntabishaka baranyeganyeza aho umuntu agenda akarya mu kabara kibagirwa urugo rwe baranyeganyeza aho umuntu anywa arya ibintu bifite vitamine n'amata meza kandi ntayajyane mu rugo bayasangira iw'abana batazisosa kandi yagera iriya mu rugo akabwira madamu ngo hindukira kugira ngo amushakireho ibyishimo nka ya migezi y'i Babuloni nta rukundo ruhari ni uguhindukira nk'uhindukiza imoto hafi aho noneho nawe akemera ko nta kuntu yaririmba nyine kubwo gukiranuka akamanika intango bwo gukiranuka bakamushakira ibyishimo niho kumutariraho fure utyo ariko no kugira ngo bajijishe
yerekane ko ntaho yagiye. ariko hari n'umugabo umwe wigeze kumbwira ati giye kugira ngo ndyamane n'umugore wanjye bikunde nuko mba ndimo ntekereza runaka ntatekereje runaka ntibikunde wanjye sinzabibu urumva aturubwa ngo atejuru y'inzabibu rero ibintu ariko ntimunyeganyege mukomere ndabazi bafite masambu bahisha abagore ibyangombwa telefone z'abagore imishahara se yabo abagore barayizi ahubwo se barayimenya gutenda nk'urugero iyo none ikindi kibazo ikindi kiteye ubwoba amatelefone y'abavandimwe bene wacu b'abagabo bagenzi banjye tuziranye password yo ntikiri ngombwa ko ayikorera gusohoka ayikuramo ahubwo inshoreke uyita bank yego undi ukayita umucuruzi w'amakara bakayita ngo uyora ibishingo ataraguhamagaye kandi ntabwo ari we atudekarara araguhamagaye afite ibyo adekarara urumva biza amayeri batakaza imbuto utarakena ntiwasambanaga utararya ntiwakoraga ibyo byaha ariko urimo urakinira hejuru y'ibisubizo by'Imana akamwita udekarara gusa se ari n'undi wose ngo na pièce de rechange yego da ngo dadi dore ko abadamu disi abantu bakita abagabo babo ngo mazina abita dadi urumva hari umugabo ubwira umugore ngo mame se biriya byo byaje oyo nanjye ndabikubajije nyine abagore bita abagabo ariko sindi umugabo avuga umugore ngo mame tubyibara ako tuzagakoreramo ikindi kintu urumva icyo ushaka kuvuga ahangaha ati dadi ati umuntu ushaka pièce de rechange araguhamagaye kumbi ni pièce de rechange yamusimbuye hariya ibyo rero twumvikane ukamujyana hoteli ukamuraza heza ariko nturasohokana n'umugore nibura ngo musangire akaguru kamwe k'inkoko yego de warangiza ngo sheri shushu be shushu ze ariko amashu yanyu rero mbabwiza ukuri nimureke banyeganyegera kukira tewe banyeganyege kuki ku mbuto kubisubizo none ntabwo gwese ngo ubucuruzi bwarapfuye kugira hatagira abandi benda gucuruza nkawe kugira ngo ntibajyemo kandi we yongotse gukura umutima ngo batajya aho yabonye Imana itugire neza cyane ubu se tunyarukire ariko no mu duce mu gikari abanyamwuka badufasha guca mu gikari tunakomeza abantu banyeganyejwe n'ibigeragezo tubakomeze baca mu mwuka duhure baramenya ikigiye kuva muri iki kiganiro ko bagiye gukomera kandi bagasubizwa hari umuntu wahuye udukurikiranye yarahuye n'ikigeragezo akimarana imyaka myinshi kiramunyeganyeza komera ariko se baratwa mwanzuro ukwiriye noneho ni impamvu yo kutanyeganyezwa bituzanira iki icyambere twari twakivuze mbere ko dukore conclusion nuvuga ngo iyo umaze kutanyeganyega icyambere bugaragaza ibyiringiro ufite wagusezeraniye yego icyakabiri werekana ko ibyo wizeye bifatika gatatu wazabigeramo abantu bagufasha gushima niyo mpamvu kutanyeganyega murakoze amen murakoze Imana umugisha nziza cyane ariko nizo inyigisho uyu munsi batangiye kuganira ku bintu byakwereka kuri kumenya amen ajya yitwa tubagiraneho ubwuzu TV murakoze cyane Mama Lionel nawe kuri Mama Lionel official evangelist Mama Lionel official amen kugenda basura kandi unakande subscribe kirakoze Imana niba ushaka kuvugana n'aba bombi tuvuze aho hose ngiye mvuga haba nimero zabo zirahari rwose Mana ishobora byose iri jambo usibye kuba turiganiriye natwe ubwacu rikoze ku mitima yacu njye by'umwihariko mbonye ko nta n'impamvu yo kunyeganyega byo ntibisaba invitation birizana ariko dukwiye tukatura ibyiringiro byacu kuko niko Yobu yavuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje sinzikura kunyangamuga naho yanyica nzapfa nkiyiringiye Saduraka aravugana ati umva naho irabishoboye ariko naho itabikora mwami ndagushimiye ko amagambo tuyumvise abantu ntibongere kunyeganyezwa bahagarare ku byiringiro kandi bashikame ibigeragezo bizashira by'iteka ryose kandi mwami nasubije mu Bakorinto rirambwira ngo
ntabwo ubasha kuduha igeragezo kirenze kwizera dufite, Nikuteye. ngo hamwe n'ibitugerageza uzaducira icyanzu, ko ngo ntiwifuza ko batsindwa n'ibigeragezo, ahubwo wifuza ko bashobora gutsinda. Urakoze mwami, Hallelujah. umugisha wa mariyoneri, umugisha abantu bose bakija mu izina rya Yesu, urakoze, amen. Amen, amen.